ubushakashatsi bugaragaza ko mwene muntu aburira mu ntekerezo ku kigereranyo kingana na 47%. bivuze ko hafi 1/2 cy'ubuzima bw'umuntu akimara yaburiye mu ntekerezo. Izo ntekerezo rero zidutera umujagararo, uwo mujagararo ukagira n'ingaruka ku mubiri. Burya n'ibyemezo ufata bituruka ku ntekerezo. Urya ibintu runaka kubera intekerezo, kubera uwo mujagararo. Niyo mpamvu mu byo ugomba gutangirana umunsi witaho, utagomba kwibagirwa intekerezo zawe. Ukibyuka rero mu gitondo hari ibintu ugomba kwiyibutsa, hari ibintu ugomba gutekerezaho bikagufasha kugenzura intekerezo zawe, bikakurinda ko zikuzahaza ahubwo zikakubera urumuri. Imitekerereze yawe ni buri kimwe kuri wowe. Icyo utekereza nicyo uba. Nubyukira ku bintu bituma utekereza nabi, ukiyumva nabi, ndakubwiza ukuri umunsi wose ushobora gushira ugihuzagurika kubera uburyo uri bukubihiremo. Ariko nubyukira ku bintu bituma utekereza neza, ukiyumva neza, ndakubwiza ukuri umunsi wose urakuryohera. Ingingo ya mbere rero ugomba gutekerezaho ukibyuka nuko imbuto zibikubaho mu buryo bwa nyabwo zisarurwa ku giti cyitwa intekerezo. Bivuze ko ibintu ubona mu buzima bw'ibifatika biba byatangiye ari igitekerezo. Ibyo ubona byose mu buzima bwa buri munsi bigenwa n'ibyo utekereza. Ibitekerezo nibyo bigena ibikorwa ukora, nibyo bigena amagambo uvuga, nabyo bigena ibyo ugambirira, nabyo bigena ibyo ukeka ko abandi bakugambiriyeho. Bivuze ko nubyukira ku bitekerezo bibi, nibyo ugambirira biraba bibi, nibyo uvuga biraba bibi, yewe nibyo ukora biraba bibi, n'umusaruro uravamo uraba mubi. Intekerezo zawe zimeze nk'ubusitani, nuhinga mu rukundo, umutuzo, kwihangana, akanyabugabo n'ibindi byiza, nta kabuza kuri icyo giti kiri muri ubwo busitani uzasaruraho amahoro, ubugwaneza, ibyishimo n'ibindi byiza. Ariko nubibamo urugwango, ishyari n'ibindi bibi, muri ubwo busitani ndakubwiza ukuri uzasaruramo umushiha, umujinya, guhangayika n'ibindi bibi. Mu gitondo rero ukibyuka ugomba kwibwira uti ni izihe mbuto ngomba kubiba mu busitani bw'intekerezo zanjye. Izo mbuto numara kuzimenya utangire uzibibemo. Uzibibamo gute rero? Uzibibamo hakurikijwe ibyo ureba, ibyo wumva n'ibindi byose bigena ibyo utekereza. Buri gitekerezo cyose ugerageje gutera mu busitani bw'imitekerereze yawe gikuza urubuto runaka uri bushoneho byanze bikunze. Bivuze ko urubuto ruryoshye n'urubuto rubishye uri bushoneho byose bigenwa n'imbuto wateye muri ubwo busitani. Niyo mpamvu ugomba kwigizayo ibintu byose bituma ubiba imbuto mbi muri ubwo busitani, kandi ukabizirikana muri buri gitondo. Indi ngingo ya kabiri ugomba kuzirikana buri gitondo iraza yunganira iya mbere. Mu kubiba imbuto mu busitani bw'imitekerereze yawe, hitamo imbuto z'indobanure ubibamo. Ita cyane ku bintu uharira umwanya wawe mu gitondo. Nk'uko umubiri ukenera ibyubaka umubiri byihariye, n'ubwonko bukenera ibibwubaka byihariye, n'imitekerereze yawe ikenera ibiyubaka byihariye. N'amakuru imitekerereze yawe iri bubone agomba kuba yihariye, cyane cyane mu gitondo. Amakuru tuyakira binyuze mu nzungano z'ibyiyumviro. Ni ibiki utega amatwi mu gitondo ukibyuka? Ni ibiki ureba buri gitondo ukibyuka? Mbwira ibintu ureba mu gitondo ukibyuka, umbwira ibintu wumva mu gitondo ukibyuka, nkubwire ukuntu umunsi wawe uri bugende. Ni ibintu byoroshye cyane. Nawe ko iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka, ni ibintu bita byikora ko bita buba ingaruzwa mu leta y'ibibusenya. Bikaba akarusho rero mu gitondo. Imitekerereze yawe inyunyuza ibiyegereye byose. Iyegereza ibintu bituma utekereza neza kurusha ibituma utekereza nabi. Niyo mpamvu atari byiza kubyukira ku makuru mabi buri gitondo, ku makuru y'urucantege buri gitondo. Hindura ibiganiro wumva buri gitondo, hindura indirimbo wumva buri gitondo, hindura amashusho ureba buri gitondo, hindura ibyo usoma buri gitondo. Ita cyane ku nzungano z'ibyumviro byawe buri gitondo, byibuze iminota 30 ya mbere ukibyuka. Rinda amaso yawe ikibi, rinda amatwi yawe ikibi, rinda ururimi rwawe ikibi, rinda uruhu rwawe ikibi, rinda amazuru yawe ikibi. Ikintu cyose kitakubaka kirinde umubiri wawe mu minota 30 ya mbere umaze kubyuka. Ntukabyukire kuri telefone. Banza ureke iminota 30 ishire mbere yuko ufungura telefone. Twanabonye ko ururera umuriro rwa telefone, iyo ugikanguka agaba ari rwo uhita urebamo. Biba bimeze nko kwatsa imodoka
ugahita uyishyira mu ry'inani ugahita wanduruka. Ntabwo ariko bigenda. Iyo wakije imodoka urabanza ukanategereza, ugategereza akanya. Niyo ugiye guhaguruka ntabwo uhera muri vitensi ya 5, uhera mu ya mbere, ugahaguruka gake gake ukagenda wongera kugeza ubwo ugendeye no muri ry'inani aho bishoboka. N'ubwonko niko bumera. Iyo ukireba ugahita ureba muri telefone, urwo rumuri rwinjiye mu bwonko bwawe biba bimeze nko guhagurukira muri ry'inani. Wakije imodoka uyise uhaguruka muri ry'inani ni ukuyica. N'ubwonko rero ubu bwishe. Nigeze kubaho ubuhamya bw'abastar bamwe n'abanya Cristiano Ronaldo. Yatanze ubuhamya avuga ko iyo akibyuka ikintu cya mbere akora ni ugukaraba amazi akonje kugira ngo amazi akonje akangure umubiri. Icyo ni ikintu cyiza. Ntabwo yirukira muri telefone. Icya kabiri akora ni ukujya hanze kugira ngo amaso ye ave mu gitanda, amaso ye amenye ko hakeye, n'umubiri we usogongere ku kazuba ko hanze. Ibyo nibyo bintu bibiri abanza gukora. Nawe rero iminota 30 ukimara kubyuka, banza urinde inzungano z'ibyumviro byawe ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma wiyumva nabi. Byuka wiyitaho cyane wowe ubwawe. Byuka uhinga muri bwa busitani bw'imitekerereze yawe. Hingamo imbuto nziza mu gitondo. Ibintu by'ibihuha mu gitondo no. Ibintu bitarimo iby'umumaro mu gitondo no. Ibintu bitakubaka ntukifuze kubyirukiramo mu gitondo. Iteka ryose uzabicunge neza. Iyo ubyukiye ku bintu birimo amatiku, ibihuha, iyo ubyukiye ku bintu bibi akenshi birirwa nabi. Hitamo ibintu wumva mu gitondo, wumva ibintu byongera amahoro muri wowe. Biranatangaje uburyo nka hano mu Rwanda, ariko si no mu Rwanda gusa, mu bitangazamakuru hafi ya byose by'isi inkuru mbi zivugwa cyane mu gitondo. Ufungura radio mu gitondo ugatangira kumva inkuru z'abicanye, inkuru z'ibyorezo, inkuru z'ibintu byose. Cyane cyane ko mu itangazamakuru inkuru mbi ubona arizo zihabwa agaciro cyane kurusha uko inkuru nziza arizo zahabwa agaciro. Mu gitondo cya kare rero ugikanguka ushyira kuri radio amakuru ngo umugabo yakubise agafuni umugore, ngo icyorezo ngo noneho gihitanye abantu, ngo hari impanuka ngo yahitanye aba. Oh la 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 la, ngo byagenze gushyira gutya. Mu gitondo ugasanga mu gitondo kibyuka nizo nkuru mbi uhise uhingukiraho, nizo zivugwa cyane mu gitondo. Inkuru z'abapfuye, abicanye, abiciwe, abafunzwe, inkuru z'amakipe yatsinzwe. Ugasanga mu gitondo ikipe ufana ngo yaraye ngo ihondaguwe, nizo nkuru byukiyemo. Nuba ni inkuru z'umunabi, inkuru zituma wiyumva nabi, akaba arizo nkuru ubyukiraho mu gitondo. Ibyo bintu ni bibi, ni ikosa. Uko birushaho kumera gutyo niko birushaho kurema sosiyete. Birema sosiyete ifite ihungabana. Kuba abantu babyukira ku nkuru mbi buri gihe bitera ihungabana, bitera umujagararo mu mutwe. Ubundi mu gitondo abantu bakwiye kumva ibiganiro by'inkomezi, ibiganiro by'icyizere, ibiganiro bituma bagira amahoro kurushaho. Byibuze isaha ya mbere ukibyuka, iminota 30 ya mbere ukibyuka, ibyo bintu nibyo ukwiye kwitaho cyane. Niyo mpamvu nahisemo ko buri gitondo saa 11 za mu gitondo nzajya mbagezaho icyigisho uko byagenda kose. Ibyo narabirahiriye, ubuzima buzankundire, kamere y'ubuzima izankundire, bijye bihoraho. Buri gitondo umuntu abyuke saa 11 hari ikintu abona byibuze kuri iyi cana, ikintu cy'umumaro, ikintu cy'inkomezi, ikintu kimwubaka. Niyo mpamvu n'iki kiganiro cyagiyeho mu gitondo. Ikintu cya mbere ukwiye kubyukira mu gitondo ni ikintu kigutera imbaraga, ntabwo ari ikintu kigusenya. Buri gitondo rero mbere y'ibindi byose banza utekereze ku bintu wemerera ko bikwinjiramo. N'amahitamo yoroheje uhisemo azagufasha kubaho ubuzima bufite intego. Aho kubyuka wumva amakuru mabi, byuka usoma igitabo cyiza. Byuka wumva ijambo ryahindura ubuzima. Byuka wumva ijambo ry'Imana. Byuka wumva amagambo y'inkomezi, bizagufasha. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu ukwiriye gutekerezaho buri gitondo ni ikijyanye n'ibyemezo ufata. Shyira intera hagati y'ibikubaho n'icyo ubikoraho, ubyiyibutse buri gitondo. Nigeze gutanga urugero, iyo umuntu akubwiye nabi, igitekerezo cy'umujinya kikakuzamo, ugahita uhaguruka ukamukubita urushyi cyangwa se ukamubwira nabi, uba ubaye umwe n'igitekerezo. Ntabwo washyize intera hagati y'ibikubaho no kugira icyo ubikoraho. Mu gitondo rero ukibyuka ugomba kwiyibutsa ako kantu, gushyira intera hagati y'ibikubaho
n'uburyo ubyitwaramo. Ugomba kwiga kugenzura ibikubaho n'icyo ubikoraho. Haranditswe ngo mbere yo kugira ikintu uvuga jya ubanza ukaraga ururimi rwawe inshuro 7. Ariko icyo kintu gukaraga ururimi mu kanwa ni ugushyira intera hagati y'ibikubaho no kugira icyo ubikoraho, hagati y'ibikubaho no kugira icyo ubivugaho no gushyira mu bikorwa. Niko bikwiriye kugenda. Jya ubanza ukaraga ubwonko inshuro 7 mbere yo gushyira mu bikorwa. Icyo ni cyo ubundi kwitekerezaho bifasha, bituma munini kuruta amarangamutima yaba meza cyangwa mabi. Niba hari ikintu kikubayeho, urugero uri mu nzira ugiye mu kizamini cy'akazi, umuntu akunyuza atwaye imodoka yirukanka akubise ipine mu kinogo kirimo amazi yanduye aragutarukiye kandi ugiye mu kizamini cy'akazi. Iyo umuntu abanza gukaraga ubwonko bwe 7 mbere yo kugira ikintu akora, icyo gihe muri wowe haraza ibitekerezo bibiri. Kimwe kirakubwira kiti fata ibuye umene ikirahure cy'imodoka umwishyura ibyo agukoreye. Ikindi kiti mwihorere yigendere dore nawe byakubaho, wasanga ari yanarangaye cyangwa se yataye umutwe, wikwibabariza umutima. Icyemezo uri bufata aho ngaho umaze gukora ubwo bugenzuzi, umaze gukaraga ubwonko, kiraza ari icyanyacyo. Icyo nicyo bita gushyira intera hagati y'ibikubaho no kugira icyo ubikoraho. Nicyo bita gukaraga ururimi mbere yo kuvuga. Nicyo bita gukaraga ubwonko mbere yo kugira ikintu ukora. Icyo rero ugomba kucyibutsa buri gitondo kubera ko ni umurinzi w'umunsi. Ibintu byose biri bukubeho ku munsi uraba ubiboneye igisubizo niwiyibutsa mu gitondo iryo hame ryo gushyira intera hagati y'ibikubaho n'icyo ubikoraho. Iryo hame ryiyibutse mu gitondo. Hanyuma ikindi kintu cya 4 ugomba gutekerezaho mu gitondo ni uko imbogamizi ari ikindi gice cy'amahirwe. Nta masomo abaho wakwiga yaruta ayo wigira mu mbogamizi uhura nazo. Buri mbogamizi uhuye nayo ni amahirwe ugize yo kwiga no gukura kurushaho. Niyo mpamvu nuhura n'imbogamizi, aho kwitotomba ujye wibaza uti ese iki kintu kirashaka kunyigisha iki? Ni irihe somo nabikuramo? Nicyo kibazo ugomba kwibaza buri gihe iyo uhuye n'imbogamizi. Icyo gihe nubihitamo gutyo, buri mibabaro yose uzajya ugira, buri mbogamizi zose uzajya ugira zizajya ziba ari amahirwe akomeye kuri wowe. Hanyuma ikintu cya 5 ugomba gutekerezaho buri gitondo ni ugutangirana umunsi amashimwe aho kuwutangirana ibibazo. Tangirana umunsi ibisubizo aho kuwutangirana ibyifuzo. Nunasenga mu gitondo, tangirana n'ibyiza kurusha kutangirana n'ibibi. Tangira ushimira ko igihumeka w'abazima. Hari benshi batashye. Tangira nayo mashimwe, tangira nayo mahirwe uhawe yo kongera kubaho. Imitekerereze yacu akenshi yibanda ku byo tudafite kurusha uko yibanda ku byo dufite. Iyo utabasha kwishimira ibyo ufite n'ibyo ushaka ntabwo bikunezeza. Abantu benshi rero bahugira mu kwiruka ku byo bashaka, bikabahuma amaso, bakibagirwa no kwishimira ibyo bafite, bikarangira bapfuye nk'abatarabayeho kubera iryo kosa. Wowe rero shaka uburyo bicurika. Tangirana umunsi wibanda ku byo ufite kurusha uko uwutangirana ibyo udafite. Hanyuma agakeregeshwa k'ikindi kintu ugomba gutekerezaho buri gitondo ni ukwibaza ikibazo kigira kiti ese uyu munsi abaye ari wo wanjye wa nyuma nakwishimira gukomeza gahunda mfite uyu munsi? Igisubizo nusanga ari yego, jya mu byo ugiyemo wishimye rwose wikomanga mu gatuza. Ariko igisubizo nusanga ari oya, jya mu byo ugiyemo utekereza uburyo wahindura paje. Ugomba guhora ukora bya bintu wakabaye ukora kabone nubwo bakubwira ko ejo hadahari. Akenshi ibyo bintu ni ibintu biba bishamikiye cyane ku muhamagaro wawe, ni ibintu biba bishamikiye ku ntumbero yawe. Ibyo rero ugomba kubizirikana buri gitondo. Ngibyo rero ibintu 5 ugomba gutekerezaho buri gitondo mbere yo kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose kiganza intekerezo zawe, bikakubera akabando k'iminsi kagufasha kubaho ubuzima bufite intego kandi ubuzima bugufasha gusogongera ku cyanga cyabwo. Baho ubuzima bwuzuye. Ibyo bintu 5 bitekerezaho buri gitondo, nubizirikana buri gitondo, byandika ahantu. Ukibyuka utekereze kuri ibyo bintu 5, ubisesengure, ubishakire ibibazo, ubishakire n'ibisubizo. Wibaze wisubize, wibaze wisubize. Iminota 30 irahagije buri gitondo. Iminota 30 irahagije. Numara gusoza iryo sesengura, ubundi wigire mu byawe. Ndakubwiza ukuri, igitondo cyawe kizakubera umugisha kurusha ibitondo byose wigeze ugira mu buzima bwawe. Om Shanti,
imana ikomeze ibahezagire, imigisha tuyisangire.